ntabwo namututse namubwizaga ukuri rega buri ukuri kuraryana rose ndabashe nagarukira ntabwo yabyiyemere ko yasambanye n'undi mugabo siyemeraga ko ari umusinzi ntabonye kuri bwe mubonyemo kuko iyo aza kuba ari umunyakuri ntabwo yaba aremeye ko njyewe nza hano nkavuga ko indari yanjye abizi neza ko ari kumwe na babandi wa kera nibagiwe abizi neza ko twanabana ari mu rugo akaba avuga n'undi mugabo amubwira gahunda z'umwana. Bahaye ikaze rero abakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi rakanizere ko mumeze neza mwese aho muri nizere ko mumeze neza ndashimira by'umwihariko wowe wakoze subscribe ukandika comment inaba n'ibitekerezo mugenda mugira abantu bose tuba twaganiriye ndabashimira kuko hari benshi mugira inama kandi zikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse hari n'abandi mufasha mu buryo bw'ubushobozi benshi cyane ndetse nabo babashimira ubufasha mugenda mubaha mu buzima bwabo rero n'iby'agaciro kuba wagira umuntu inama n'iby'agaciro kuba wagira umuntu ubwira icyo yakora mu buzima bwe kugira ngo ubuzima buhinduke urahara umusanzu utanze ku buzima bwe. Reka rero dutangire ikiganiro ndi kumwe na Lucky cyangwa muribuka ubushize naganiriye na Farida ababaye ari kurira mu by'ukuri ubona ko afite agahinda kenshi cyane ku mutima nibwo bwa mbere nari mubonye ababaye mu buryo bugaragara nyine ari ku rubundi tuzi ko Farida baseka yisekera ibintu byose yabigize blague ariko kuri uyu munsi nifuje ko Lucky nabimubwira kugira ngo abe yabimenya kuko buri muntu buriya niba ikintu kivuzwe ku muntu ni byiza ko abimenya ariko atabyumvise ahandi nk'amagambo. Niyo mpamvu ngiye umuntu ambwiye ikintu ku wundi muntu ngerageza uburyo nawe mbimubwira nk'uko wabivuze yabimbwiye hanyuma nawe akagira icyo bivugaho cyangwa se akabyumva akabimenya akaba yakumva niba ari byo cyangwa atari byo niba mubeshyira cyangwa batamubeshyira cyane ko Lucky ntabwo twajya ku ruhande rwawe cyane ariko nyine hari ukuntu ubuze umuntu hari ukuntu ubona umuntu ariko iburya hari igihe imico ibitandukanye nyine n'umuntu. Kuri wowe rero Lucky ibintu ukuntu bihagaze madam ako ntagakiri madamu wawe niko kuri Farida ari kugushinza kumuca inyuma cyane mu buryo byagaragaye ko byamubabaje biranamuriza arahogora Farida niba icyo kintu cyumva uri kucyumva cyangwa warakibarigeze ucyumva ntabwo nibaza impamvu ariko Farida kikomeza kungendaho Farida kunzi ko nje nawe namubwiye ko byanjye nawe byarangiye kubera iki urumva kwanza yabitumye ko nanarakara nta no gusubiza abantu reka mbasabe bakore subscribe papa bikore tu nta kindi kintu bisaba bikore mu mutima mwiza bigusaba byonyine byo muri comment ushiramo igitekerezo nshimira abantu mwangiriye inama bambwira bwa Farida bu byararangiye mwarakoze cyane kandi noneho biba byiza niba ukoze subscribe papa kora na share cyaro na sharing inshuti zawe link ka sharing dufashanye inama n'ibitekerezo birakenewe kandi nabyo byiza kandi mwarakoze cyane inama uko bizi inama zihoraho turabakunda kandi ngaho komeza nsubize ku kibazo nakubajije nakubwiraga ntabwo nibaza ikintu Farida kinshakaho na n'ubu ngubu kuko ntekereza ko njye na Farida nawe bwarabizi neza ko namubwiye ko njye nawe byarangiye rebye kumbwira ngo namuciye inyuma kubera iki nta kintu kigeze kibaho ntabwo byabaye ibyo nta byabayeho uko ni ukushaka impamvu ku muntu yumva ko yanteranye n'abantu kandi ntabwo bikunda nihe mpamvu yatuma ahimba icyo kintu Farida numva yarahindutse
ko ntekereza ko uko twari tubanye kumwe mbere urabizi ko najyaga nkubwira ko ari umuntu muzima nkihanganira amafutiye rero mu mufutiye najyaga nihanganira nayo ngarimo gusa nuko byamaze kuba indengakamere bikageraho birenga bitagakwiye kuba birenga nanjye nkavuga birangire gutya ariko Farida sinzi ntabwo ntekereza ikintu Farida nshakaho ni ibintu bigaragara ko ari kugushinza kandi ameze nk'ubihagazeho nk'ubizi neza kandi bikamubabaza n'abantu mubwiye ni se ko lako ushize yakubwiraga ikintu yavuka avuga ngo aragufuhira nawe wafushye arambwira ngo yanafuha kuko uri umugabo okay ubwo n'uburenganzira bwiwe ariko nawe arabizi ko njye nawe byararangiye pe burundu kuki ibintu byiza iyo ibintu bitangiye kuba byiza kuki birangira vuba Farida twamwita uwasenye ibyo yubatse wamwita uwasenye ibyo yubatse buriya niwe wenyine wowe nta ruhare ubifitemo nanjye sinavuga ko ndi shyashya ariko nta mpamvu yo kujya kuvuga kuri Farida kwanza gusa nabonye ko afite ubugamo bwinshi ku biganiro ariko nawe cya kiganiro twakoze cy'ubushize waramututse ntabwo namututse namubwizaga ukuri rega buri ukuri kuraryana gusa ndabashye nagarukira ntabwo yabyiyemere ko yasambanye n'undi mugabo siyemeraga ko ari umusinzi ukora niba ari ukuvugisha ukuri kwinshi niba ariko yitereye simbizi sinzi niba uko ateye ari byiza biriya ni byiza nyine uzi ubundi hari igihe uko kuvugisha ukuri ni byiza ariko niyo ukabije biba bibi sibyo buriya ikintu nemera cyo biba bibi bitewe n'ababyumva cyangwa se nawe ukwiye kugira hari umuntu wumva ko adakeneye kumva ukuri kwa nyako rero icyo gihe ukuri kwa nyako kumugezeho kandi kuri adashaka kumva biramubangamira sibyo ariko umubona nk'umunyakuri Farida nta bunyakuri bwe mubonyemo kuko iyo aza kuba ari umunyakuri ntabwo yaba aremeye ko njyewe nza hano nkavuga ko inda ari yanjye abizi neza ko ari kumwe na babandi wa kera nibagiwe abizi neza ko twanabana ari mu rugo akaba avuga n'undi mugabo amubwira gahunda z'umwana ukuri kuri mu ngaho nuko we urumva ukura kuvuga mu bintu bitari ngombwa erega buri ikintu kibaho ibiganza byuzuye amaraso ntabwo byozwa no gutanga imfashanyo na Farida nawe rero ashaka kuzanga ashaka kwigira umuntu mwiza ashaka kuvuga uko kuri ariko kuri guca hejuru y'ibindi bintu bibi byinshi no uraza hano ugamije kunsebya njyewe kandi abantu bamaze gufunguka mu mitwe yabo bamaze kubona ko ukuri kuba kuri n'ikinyoma wowe ubwawe uragenda imbere y'abantu ukemera ko wasambanye n'undi mugabo ukemera ko ufite abanogonozi ukemera ko mufitanye ibintu by'impande n'impande by'ubunyanga hama ngiye ejo naza navuga ko inda atari yanjye ikibazo kikagaruka kuri njyewe nguko umuntu asambanye ngo ntago ariko agira buriya ipusi uko umuntu asambanye siko aterwa ipusi yaraye mu gasozi ntabwo ibikiri ipusi iyo yabaye inturo si niyo niba yarazi neza ko twari hamwe turi kubana mu rugo sibyo akaba afite undi baganira ku ruhande amubwira none ibyo yifuza basi ubwo twabaga turi kumwe nabaga ndi kumwe n'ishusho umuntu yaragiye kera urumva ngewe nabaga nzi ngo ndi kumwe n'umuntu ko umuntu yaragiye zamani rero nje hano mbivuze numva azamuye amatiku menshi cyane atari na ngombwa ariko biriya nta kintu bintwara ahubwo ngiye birankomeza iyo numvise uburyo ansebyemo muri buriya buryo ngiye bituma ahubwo numva nkomeye cyane urumva yavuze ko muri cya gihe yari arwaye namubashije nyine impamvu abikeka n'igihe atangiye kubakeka uko muri babiri avuga ko muri cya gihe arwaye nyine baramuroze atubwira ko murumuna we nyine niwe babanaga murwaza ariko murumuna we aza
kugenda Ah. muri icyo gihe murumuna we yahavuye nyine akamusiga avuga ko aribwo yari yaje guhura nawe uwo murumuna wiwe yego ngo yari yaje guhura nawe kugira ngo muganire nyine kugira ngo muce inyuma nyine nibwo mwatangiye guteretana sheri ishusho muri ya minsi arwaye ngo nibwo mwakundanye kandi icyo gihe tuzi ko wari waragiye tutazi aho uri ariko ndagira ngo tubwire niba kuko waraje guhura n'uriya murumuna we mu ibanga cyangwa niba yaragusanze aho wari wihishe simbizi wagira icyo bitubwiraho nyine bo icyo nabwira Farida nashira umutima hamwe atuze amenye gahunda ziwe izanye zereke ko nta nayo zikimurebaho gato nta na gato zikimurebaho uwo murumuna we wanshinja nawe nyeneye ari Farida nawe nyeneye bose nabo nyeneye ngiye mfite ubuzima bwanjye ndimo ndashaka umurongo bugomba kugenderaho butarimo Farida n'uwo murumuna we atekereza hari ukuntu ushaka umugabo cyangwa ugashaka umugore buriya baravuga ngo umuntu wabanyeho n'umugore ntabwo nyine biba bigoye cyangwa kumuvamo cyangwa se umuntu wakundanye n'umuntu yaramukunze koko kumwikuramo biragoye cyane ko aba akiri muzima buri umuntu bitinda kwikuramo n'umuntu utakiriho ariko umuntu uri muzima mugashwana burundu biba bigoye ahanini kumwibagirwa nk'igihe wamaranye na Farida watubwiye ko mwamaranye imyaka 5 mumaranye imyaka 5 muziranye muri kumwe ko bikose uramuzi bihagije n'warakuze bihagije icyo gihe cyose gishize kugeza kuri uyu munsi aho bitangiye kumera gutya ntago ujya wumva ukumva rimwe n'rimwe namukumbuye ukumva nyine ukumbuye byabiha apana gukumbura Farida ubu ukumva wifuza kavuga ati icyama akongera akagaruka ari wawe ndi wa kera kumva nyine ukumbuye byabihe byawe nayo byakera baho buri uzi ikintu kibaho ndakereza ko muri ubu buzima tubamo ntabwo duha agaciro uko byatangiye ahubwo abantu baha agaciro uko byarangiye ni nabyo binasigara mu mitwe y'abantu benshi niba nari ndi kumwe na Farida muri kiriya gihe hari n'abantu benshi batari bazi ko dukundana ariko ubu ngubu abantu benshi barabizi ko twatandukanye abantu bose barabimenye barabizi urukundo rwanyu rwabaye ruke kurusha uko mwatandukanye bikamenyekana cyane rero ikintu kiriho kuvuga ngo kukumbura ibyo bihe bya bintu byiza ni nko kwambara umwenda ufite uzu ufite isuku ariko udakarabye rero abantu baba babona wa mwenda w'inyuma bakumva ko usa neza ariko mu by'ukuri imbere ni ibibazo bikomeye cyane kuvuga ngo ndakumbura Farida ibibi byinshi nihanganiraga kuri we nibyo byinshi kurenza ibyiza nabonaga kuri we ubwo mu gihe mu myaka 5 mumaze muziranye ibibi nibyo byinshi kurusha ibyiza Keza reka mubwire urabizi ko Keza reka mubwire niyo mpamvu njye nkunda kubwira abantu ko mbivuga gutyo abantu bakafata nka joke ye bavuga ko njya nkunda kuvuga ko Imana ndemye nk'abantu bo mu juru sibyo ntabwo ushaka kunyumvisha buryo ki wowe mugabo utanywa inzoga cyangwa se muhungu ukaba ufite umuntu mukundana umusinzi w'indaya sindiyo wa mukobwa ushaka kugenda mu kabari akanywa agasinda byagera saa 8 utari wowe mujama ntabwo waruzanari saa 8 z'ijoro guhamagaye babe uri hese ebana ndanaryamye tumvuye mu kazi ndananiwe ngwino ndebe murebe nsanga naha muto bari turi muri umujyi sibyo mu by'ukuri ibyo bintu abantu bishobora ni bakeye ariko Farida niba aragendaga akanywa inzonzoga ze yamara yasinda ahita ko amamagara ngwino ndebe ebana nkiyangana nkavuga ayo muntu turi kumwe ubwo nefa no ejo ashobora guhinduka nkamucyura mu rugo nka ibyibanze nkabikora akaryama amahoro sibyo ntekereza ko abagabo babyanganira ni bake cyane cyangwa se abajama babyanganira ni bake urumva biragoye kuba wabana n'umuntu gutyo utegereje ko azahinduka rero niyo ntanahinduke nicyo kibabaza ni nayo mpamvu mbwira ko buriya hagati yanyu na Farida sintekereza ko hari umubano wanjye nawe wagarukamo neza ntabwo bikunda
bira numvise yivugisha ngo by'ama DNA nta DNA nkeneye hagati yanjye nawe nta nubwo ukeneye kumenya ko umwana ari uwawe ukuri ndakuzi buri muntu ujya gukoresha DNA ni umuntu ubushidikanya kandi njye sinshidikanya none wasanga wa mugani yavugisha ukuri ukazarererwa umwana kandi wakamwirereye nta kuri guhari ntabwo nshidikanya umudamu yatwariye umugabo nyine baryamanye yemera ari nawe twakekaga ko ariwe ushobora kuba ari we wamuteye iriya nda nyine ukimara kubihakana namusabye ko yazampuza n'umugabo we arabinyemerera arambwira ati umugabo ntitukivugana baracyabana urumva abantu barakuze umumama arakuze wari nko muri 40 gusa reka nane kwanza hano beba ngombwa ko nshimira n'uriya mu mama nubwo ibyo yakoze bitari byiza kuri bamwe ariko ntekereza ko biriya no kugerageza gushira ukuri ahagaragara sibyo niba umuntu aguhemukiye twe kuba nka Yesu niwe wavuze ngo umuturanyi nagukubita urushyi mu musaya umwe umuhereza undi musaya akubitemo ariko kuri iyi si hano biragoye na Farida nihanganiye imyaka myinshi cyane reba uko byarangiye uriya mudamu ibintu yakoze sinamunenga pe sinamugaya ubwo bitari sawa ku ruhande rumwe ariko ku rundi ruhande byagize bishyirwa ukuri ahagaragara iyo bitaza kuba biriya abantu bari kutangira bakambureminga laki gute wataye umugore ariko niba haramaze kugaragara umudamu yatwariye umugabo nawe ubwo akemera ko basambanye ndinde wo kubihakana ariko ni naho nibyo byakwemesha ko umwana atari wawe cyangwa n'ubundi na mbere wari wabimenye ko atari wawe erega buriya wa mungani ngo ukuri kuratinda ariko kukajya ahagaragara buriya nicyo gihe cyari kigeze cya nyacyo ngo menye ukuri nicyo gihe cyari kigeze kugira ngo bice muri ziriya nzira kugira ngo nawe umenye ukuri bivuze ngo ntago ni igiki wicuza mu gihe wamaze uziranye na Farida ni igiki wicuza mu kuba waramenye kuko burangiyewe mu myemerere yanjye cyangwa se mu myizerere yanjye ntago njya nicuza nemera ko buri kimwe cyose kiba kubera impamvu buri kimwe cyose kinyataka ahubwo ngende ndicara ngashima Imana buriya bishiko byarabaye byuriya mugabo yandikiranye na Farida bikaba ari amahirwe kuri njyewe kubera ko byashoboka ko nari komeza kuba ibaze iyo bimara kuba iyo tumara n'abasezerana na Farida uko twari dufite muri gahunda tukabana nk'umugabo n'umugore biriya bikaza twarasezeranye wari gusara none sibyo ariko biriya byabaye mbere binaba byiza kuri njyewe ko ngenda amahoro nawe ugasigara amahoro sibyo nkiba mwarasezeranye buriya urumva cyari kuba ari iyindi kesi kandi noneho yadanje umuntu atapfa kwikuramo ariko ubu ngubu ndamahoro meze neza ibyo yavuga byose ibyo yakora byose arabizi neza nawe arabizi ukurara kuzi aranzi none kuva ubu nta Farida muziranye bisanzwe nta kintu kindi kibahuza Farida Farida kuba muzi ndamuzi ariko nta kintu cyadanje tu nta kintu kidasanzwe gusa ikintu kidasanzwe kuri we n'ukuntu n'ubuhemu yankoreye kandi hano hanze hose abakobwa nka Farida gusa abakobwa nka we benshi ariko umukobwa araza akakubeshya ngo ngenda gukunda akakwizeza ibitangaza akakwereka buri kimwe kandi ni ikintu cyo ku magambo gusa sasa rero twebwe bajama b'iyi minsi cyangwa se muri kamere zacu bajama tugira ikintu cyo kwizera abakobwa cyane sibyo hari abakobwa hano hanze benshi bameze nka Farida kuko kaza kagutekera umutwe akabwira ko agukunda byahatari bimwe bya nyabyo abo kugira ngo agute muri kese zindi za danje zizakubera danje kuzikuramo na Farida nawe niyo gahunda yari afite kubera iki akenshi abantu bateye kuriya bakora ibintu nka biri ariko batafitemo inyungu
urumva hari ukuntu umuntu ashaka kuguhemukira cyangwa se nyine akagukorera ibintu nk'ibyo ariko afite icyo agamije. Rero Farida mu bintu byose byamubagaho wasangaga kenshi avuga ko abikora atabizi, avuga ko ashiduka ko agasaba imbabazi, nyine ukagira ngo ibintu byose mu buzima bwe wagira ngo nta muntu agira w'inshuti agisha inama. Ugasanga kenshi ibintu byose akoze aba yabikoze ari we ubyiteye kandi nta n'inyungu irimo. None niba byose byarabaye umwana bikaba birangiye atari uwawe, bikaba birangiye yemeye ko undi mugabo baryamanye, urumva hari inyungu akuyemo n'ubundi nta mugabo babanye, yaba ari wowe n'uwo nguwo wundi. Ni sinabyita ngo no kutagira inshuti ngagisha inama. Erega no kugira inama bose ntago ari bakugira inama nzima. We ni inshuti ubwe yibereye inshuti nyine niwe wigije inama akanafata n'umwanzuro. Rero niyo mpamvu akenshi usanga yafashe n'imyanzuro ikakaye nawe ubwo itari myiza, kubera ko nyine abo bajije mu buzima uzongera kubana n'umugabo wumve ufite umugabo mu nzu, nyine ushaka kubana n'umugabo mu nzu. Ariko we sinzi umugabo wa mbere ntabwo nakurikiranye amakuru y'uko babanye, ntabwo yambwiye byose, ariko buri kose bishaka bitari neza, byatumye ngo azinukwa abagabo. Ariko kuzinukwa abagabo no kuryamana nabo benshi. Ese azinukwa abagabo gute? Ni gute ushobora ngo wazinutswe abagabo, sibyo? Wowe ubwawe ukemeza neza ko ufite ugatanga itangazo kubana nabo. Uke udashaka no kubana n'umugabo. Sasa ubwo niba udashaka kubana n'umugabo kucyumva uri bumubyarire. Ndabyibuka yatanze itangazo ati njyewe umuntu wumva ukeneye kubyara aza ndebe. Siko yavuze? Nabwo azaza avuga ko mubesheye. Simubeshye. Rose tubare ko afite ikibazo mu mutwe, tubare iki? Ikibazo cyo ntacyo. None se rero yikwirwa yiju ubundi twese burya biteye mu buryo butandukanye, niko ateye niko nabivuga. Rero uko ateye nabi, kandi kugira ngo abone undi muntu wapfa kwihanganira uko ateye, iyo myumvire ye, imyitwarire ye n'imikorere ye biragoye sana. Niba narihanganye imyaka myinshi keza nkageraho ubu tuvugana niho byagombye kuba byari bigiye kujya ku murongo mwiza, ariko nkaba mvuga ngo ndarekuye, ntako ntagize. Waragerageje ibyo yirwa yivugisha bya murumuna we, akananirwa burya abananiwe. Ntacyo ntakoze, ahubwo numvise afite amatiko menshi cyane, menshi. Abagira ikintu kugira ngo abantu badukurikiye uri njyewe mba nabanje kubasaba badushyigikira, ariko badushyigikire. Gushyigikirana nta kintu bitwaye, kuganira byiza cyane. Ubu ntibyaba byiza ejo mbatumiye, ejo ntibatumira. Badushyigikire, bakore subscribe, turabakunda nabo bari badukunde. Papa niba mutadukunda mubyige, ntabwo ari bibi. Farida mu buzima bwe bugenda uko yabuhisemo, nanjye nkomeze uko ndiho. Hari abantu bankunda, ndabakunda cyane. Yego. Reka mbashimire mwese mudukurikiranye, mwumvise ukuri kwa Lucky, mwumvise n'ibya Samantha, ubwo mwese mwabisobanukiwe. Reka dusoreze hano, tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.